ufite kuyiyumva harimo kuta muri privé ashaka mu mafaranga menshi namahitamo y'iki y'umuntu mituweli bayitandukanye hajye ibyiciro mu byiciro biri umuntu ajya mu cyo ashoboye ariko niba umuntu ashobora kuba yatanga amafaranga menshi aho kugira ngo ajye sante akabajya Faisal cyangwa akabajya CH cyangwa akabajya Kanombe ataciye banje kuzenguka ahantu henshi hagera amafaranga atandukanye n'aho umuturage wundi watanze bitatu sibyo ibyo bivuze iki bivuze ko mituweli bazayitabira cyane icyo navuze ikindi hari abaturage uruzi ko batazatanga ariko bazayatanga icya mbere nuko abakozi ba mituweli ubwabo nabo bakwiye kwivurizaho nk'itegeko ariko biragoye kubwira umuntu ngo utanga serivisi nziza utayemera clinique ashaka kubakira abajya kwiraga ntadaciye handi hantu ibyo rwose abantu babyishyura kandi benshi kandi bizongera ubushobozi mituweli kugira ngo nayo ibone ubushobozi sibyo bwo gushaka ya miti ifasha n'abandi navuga ko badafite amafaranga menshi. Inshuti bavandimwe ba UNAP TV Rwanda tubahaye ikaze utubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngewe nko menyereye de Andrew ndi kumwe n'umugabo w'igango witwa Moses Value. Urakoze cyane. Ubwo yatubane mu kiganiro cyacu rero Moses. Unyobora buri munsi nanyu musinda kuyoboye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Ubwo muduhaye ijambo. Urakoze cyane kuri UNAP TV kuduha ikaze. Yego yo mu kiganiro twakomerezaho rero ugatubwira icyo tuganiro kugira ngo abatumirwa bacu inshuti zacu badutega yombi n'amaso tubabwire. Abantu mukurikiye UNAP TV wasanga mutari muzi ko wasanga warabuze ikibanza ugasanga wabuze aho ugura inzu wabuze aho ugura imodoka cyangwa se unakodesha ariko by'umwihariko kugura n'ahandi biberetse kuri Bakunda Estate and Motors. Arego hari nimero harya nimero arifasha 0788 48 62 ntacyo uzaturana mwahageze rwose mu mujyi wa Kigali cyangwa no hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kimwe ko tafitiye ibanza Busanza, Kanombe, Masaka, Baraya, Rushesho, Ngeyo, Muyumbu. Abadukurikiye tuzabatuza tuzanabagendesha mu mwicaye cyane mu kinyabiziga cyane rwose ngo no kugenda mu gatwikire niko abasore b'iminsi babyita cyane rwose. Murakoze rero tubahaye ikaze ako karagaciyemo tuba tugira ngo tunabanyeho neza muri Kigali rwose ufite ahuba ufite n'uburyo ugenda bari amahoro kugira ngo si bimeze neza cyane. Yego tubashimire rero tunabaha ikaze nanone kuri Bakunda kuri UNAP TV tubaha ikaze kuri UNAP TV. Uyu mwanya tugiye kubana tugiye kuganira kuri mituweli. Yego tugiye kuganira kuri mituweli. Kirazira rwose kubaho udafite ubwishingizi mu kwivuza cyane cyane kari n'umuco rwose u Rwanda rwateyeho imbere cyane kubera ko rwose hari ibihugu bitandukanye udashobora bidafite iyo serivisi binagoye ariko twebwe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda tuyishimira ko cyagize kikagutekereza nk'umubyeyi kiba kivuga ati umwana wacu abana bacu ntabwo bakwiye kubaho rwose badafite uburyo bari bwivuze kandi buriya amaboko y'igihugu ni twebwe. Yego tunyarukiye muri mituweli rero ubwisungane mu kwivuza mu kigo cya RSSB kidufasha rwose kugira ngo tubashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze haba ku muturage wo hasi kugera no ku muturage wo hejuru. Nivuze ko hatari n'izindi n'ubundi bwishingizi butandukanye za Rama bakora serivisi za leta zitandukanye bakoresha MMI n'ibindi n'amakampani ya za Radiant. Yego hari amakampani atandukanye cyane ajyanye n'ubwisungane mu kwivuza ariko reka twivugire kuri iki kigo cya RSSB ariko gitanga serivisi ya mituweli igenewe buri munyarwanda wese ku bijyanye n'ubushobozi ni 3,000 ku muntu umwe ariko n'igihe hari n'abatanga 7 amakuru numvishe maze bivuga neza ntago abanyarwanda wese kugute se rwose ukoresha Radiant biramureba rwose ukoresha Rama biramureba rwose ukoresha mamba biramureba rwose ukoresha amashuri ni menshi akubafasha abantu hangano hanze ntago abanyarwanda wese ntago mituweli ifasha abanyarwanda n'uburyo kugira ngo ntagire umunyarwanda n'umwe usigaye adafite ubushingizi mu kwivuza ariko ntago bose ariko bayikoresha. Bivuze ngo ni igenewe umuntu udafite ubundi bwishingizi akaba ari we yahisemo
yego ese ntushobora kuyihitamo ufite n'ubundi mituweli cyiza cyayo buriya ushobora no kuyikoresha kandi ufite na rama biremewe se ushobora kuyikoresha rwose ufite na rama ngira ngo ntabwo byemewe ariko ntabwo ibikubaruyeho ni ukuvuga ngo niba ufite umuryango ukaba ufite umuryango mwese uhagarariye umuryango akoresha ubwisungane mu kwivuza wenda bwa reka tuvuge ko akoresha ubundi rega iyo ufite umuryango umugore abana ufite mema cyangwa ufite n'ubundi wari umuryango wawe bivuza ko kuri ubwo bwishingizi ukoresha na mituweli n'ubu nanone niba ukoresha mituweli ari we uyoboye urugo abo bose niyo bajyaho yego hanyuma se imikoreshereze ya mituweli hari indwara zimwe na zimwe avuga ko itavura ariko nubwo mu minsi itambutse harimo propozo y'uko bashobora kongera indwara ivura bakongeramo muri iyo serivisi ya mituweli kugira ngo zijye zihabwa abo bantu hari zimwe na zimwe zitari zemerewe bitewe n'iki buriya ubona byaterwaga n'iki buri cyambere ejo bundi narimo nganira n'umuturage umwe numva nabyumva neza aranatinyuka anavuga ngo mituweli ntikora ntivura ariko ngewe sinemeranye nabo n'abantu bivuga baryo ngwiza ukuri mituweli ifasha abaturage kandi cyane nako iradufasha cyane ubimenya neza ugiye kwa muganga bakwishyuye fagitire tuvuge yenda y'ibihumbi nka miliyoni yego sibyo bakaguca amafaranga ibihumbi 100 yego nibwo umenye neza uburemere bwayo iyo magana 900 ubundi bakaba yishyira ibihumbi miliyoni kuko ufite mituweli wishyuye ibihumbi 100 tekereza no miliyoni umuturage yivana yese ngo bivuze ngo niba ari ibihumbi 100 akishyuye yishyuye amafaranga tuvuga ibihumbi 10 mituweli n'umubyeyi mituweli irafasha ahubwo rwose hari umwe mu bantu ukangurira abaturage n'utarishyura rwose yishyure mituweli kugira ngo we n'umuryango we babone ukuntu bivuga uri wambaye ikirezi ntamenya ko kera hari igihe umuturage bimuranira bakajya abona bibiri agasanga agiye kuburara akabikoresha ngo ejo nzabona ndi bikarangira gutyo usanga mu mwaka ushize no kugishyura ariko nyamuneka rwose tujya tugerageza ko twayishyura ni byiza cyane kurushaho njye hari ahantu hatumye mbona ko mituweli ari ikintu gikomeye cyane bamwe hari umushuti wanjye utuye hakurya mu Bwotamasimbi we yambwiye ko uramutse udafite akazi muri leta cyangwa se kampani yanyu ukorera idafite ubwishingizi mu kwivuza ubwo kampani nyinshi ziba zifite ngo ubwishingizi mu kwivuza na leta bakorera icyo gihe wowe ukora niwe uba wemerewe kwivuza ntabwo ari kuri buri muntu wese ngo kwivuriza ku bwisungane mu kwivuza muri makeya kampani urugero umuntu ufite akazi hariya niwe muntu uba ufite ubwishingizi mu kwivuza nta serivisi ya leta iriho yemerewe buri muntu wese kuba ku giciro cy'amafaranga make kuba yajya yakwivuza ku bwisungane kuri kampani runaka nka kuno pirive zihari biba bisaba ngo iyo pirive mube mukorana bivuze ngo nta buryo rusange nka mituweli bagira buri ku giciro cyo hasi aho ni hese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta buryo rusange nk'ubwa mituweli buhari kuko mu Rwanda bona buri muntu wese ntacyo akora hariya ngira ngo hari amakampani ahari abikora ngo bitewe nawe ukorera kampani yawe irakwishingira kandi ngo igiciro kiba kiri hejuru cyane bibaze nk'umuntu udafite akazi bivuze ngo agomba kugira amafaranga atanga aho hantu kandi aba ari menshi iyo bayageranije usanga ari menshi cyane bihenze rero ubwo nibwo budasabwa u Rwanda bashyize ku giciro buri wese ashobora kwimvamo nubwo bigoye kuri bamwe ariko bagize mu cyita rusange bavuga ati 3 byibuze oya mituweli yo ntacyo wayivuga ko utari nziza ariko bitavuze ko ibintu byose biba byiza 100%. harimo n'ibigaragara ko atari byiza reka mvuga nk'ingero birasekeje cyane kubona umuntu akoresha ari umukozi wa RCCB mu ishami rya mituweli akorera kuri Centre de Santé hano runaka kuri mituweli ariko ukaba atakwivuza kuri mituweli adashobora kwivuriza hari n'ishusho bigaragaza niba wowe umpa serivisi ku kintu runaka ariko wowe utacyemera kugikora kavuga nk'urugero
bisa nk'uko waba utanga serivisi y'ibiryo cyangwa ry'iminywere ahantu runaka muri resitora yawe, yego, ibinyobwa, amata n'ibindi cyangwa se ibiryo, ariko wowe ukaba utakemera kubirya, yego, bivuze yuko hari icyo ukemanga aho hantu. Bivuze ngo bigaragara nabi kubona umukozi wawo ubona badashobora kwivuza kuri mituweli. Umukozi wa RSSB adashobora mu ishami rya mituweli, we yakoresha rama, akaba kandi yifitira amakuru. Bivuze ngo abasa nkaho atemera neza ko iyo serivisi ikora neza. Aho ikintu nakibonye niva kiranyebeye. Ni imyumvire cyangwa no kubona nawe abazi ko ari ibitagenda? Ikibazo nabariwe. Ikibazo nabahagarariye ikigo. Ikibazo gifite RSSB. Bivuze ngo mituweli niho yemera ari yabo. Kuba batayemera nuko barayemera ko ihari, ariko ntibemera ko ifite ubushobozi. Ko umukozi wawo ntemera ko yayivuriza kandi ari uhagarariye mu ishami rya mituweli. Yego. Bivuze ngo ntibemera serivisi itanga ko hari icyo zabafasha. Ngira ngo ahari. Ni nk'ibi. Si niba wowe utayivurizaho. Bisobanura ko hari icyo inengamo. Hari serivisi ubona itagufasha. N'ubundi nicyo bisiguye. Yego. Ariko akamuze nuko bisiguye, nge ntabwo ndi umurundi. Siko na waje, uziko waje nuko waje habona ariko waraje. Ndi muri East Africa. Urumva? Ako nta kibazo n'abarundi n'abavandimwe bacu. Ariko tutuyobya abantu. Noneho rero hari ikintu nabonyemo kindi. Icyo ni kimwe nabonye, mbona gikwiye gukosoka, sinzi ko ntuzagikosora. Ariko hari ikindi kintu mbona cyafasha mituweli kugira ngo ikomere. Mituweli abantu bayitanga bagenda bigura intege. Ukuvuga aravuga ngo ntabwo ivura neza, ngo hari imiti ngo itakora neza. Tunashimire ko uzi bivuga hari indwara bashyizemo zikazi nakomeye, yego, bishobora za diabete cyane, impyiko n'ibindi bazivuriza kuri mituweli, yenda itafashaga cyane, yego, zitwara n'amafaranga menshi cyane. Ariko nanone amafaranga utanga tuyamenye yariyo natwe ni makeya. Ukurikije ku ntantu harwara, ukurikije ku imiti ihenze na serivisi tuhabwa, iyo ugiye muri privé n'ubibona neza, buriya leta yashyizemo nayo menshi cyane. Ni ukuvuga yuko mituweli ku bwanjye mbona dutanga amafaranga makeya, ariko nanone si make ku baturage, ko abaturage aho yavanaho ni hehe, n'abaturage ntabwo bafite amafaranga menshi, ariko mbona bakwiye kubitandukanya. Yego. Ubona hagakwiye kujyaho kugira ngo serivisi mbona ngewe mituweli ikwiye kujya mu gice nka 3 cyangwa 2. Gute rero ku bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga? Mbona icyambere mituweli ukiye kwizamura umusanzu. Mbona imisanzu mituweli bakiye kwizamura, kandi mu kwizamura bakanayitandukanya. Akabaho urwego rwa mituweli rwa 3. Ukuvuga uti yene umuturage nshaka afite na 5, uko niba ashaka ko tugira imiti ifatika ntabwo tumushyira amafaranga. Wowe ukukije kuri amafaranga 3 utanga ku mwaka, sibyo? Ni make. We ubutekereje wari amafaranga ubona ni make, ariko nandi ku muturage aramugoye kuyabona. Tubyemeranyweho nabyo, yego, nubwo twita makeya. Impande zombi ngo zifitanye ukuntu zashaka igisubizo, aza mu bwumvikane n'ubwuzuzanye. Yego, umuturage akabazamura gatoya, na mituweli yikongera nyine imiti igafasha abaturage, ngiye niva jya babiyiza. Ariko noneho hari abantu bishoboye, ashavuga ati ngiye mituweli ndicira amafaranga. Nk'uwo mukozi ukorera mituweli dutanga 3, ariko hari n'abatanga 7. Yego, sibyo? Ariko bakavuga batanga n'10. No urugero yenda. Ariko umuntu w'10 yivuza hasha nkuko rame bikora. Nkuko rame bikora n'ahandi, sibyo? Avuga ati umuntu ashaka guca urwego runuru, ntabwo mbere guca utado de santé ngo mutransfera runaka, kandi umuganga azamusaba ku bitaro runaka anamuza aho ashaka. Ariko akazenguruka bikagira umusaba byaramugoye, rero ndari ngimisi gashira mu nzira. Mbese muri make urabona ko hagakwiye kuba hariho amahitamo ku bijyanye n'umusanzu. Yego. Umuntu akagira amahitamo, ariko amahitamo yahisemo ukabuzi ko ari, kandi babikora uzayibona. Abaturage benshi bazajya kuri mituweli, bazatanga amafaranga menshi kugira ngo bivuze neza. Uzayibona. Harimo atafite nibyo, ariko harimo n'abatatanga neza kandi bishoboye, ariko nabikora gutyo uzabireba. Abaturage ariko Enduru buriya rero hari ikintu mituweli wibuka ko ari amafaranga dufata mu ntoki tugatanga, yego, hanyuma rama ni amafaranga bakora ku mushahara atiriwe kugera mu mushahara. So wakoreye wowe ukoreye, ariko ntabwo abe yigeza kugera mu ntoki.
hari umuntu ibyo ntabivuge kugera mu ntoki ni kimwe yego ndabyumva uko utegeze mu ntoki umuturage ayagwa utuntu twinshi akatayakemuza ariko ibyo ntabwo bikwiye kuba impamvu ibyo ntabwo bikwiye kuba impamvu dukwiye no kwerenga ibyo bintu nyine yego urumva ngewe uhita unashyiraho wishyire mu mwanya nk'umuturage udafite akazi yego nanjye ni umuturage gutera inshuro yego nanjye ni umuturage kandi ndikorera nkuko nawe wakwikorera hanyuma afite umuryango yego w'abana 5 na madamu gutyo wenda babaye 7 mu rugo bibaye ngombwa ko ahitamo ya mituweli ku cyiciro cyo hejuru ubwisungane buri hejuru yego yo bwitange nyine kuri batanga amafaranga ari hejuru wenda tuvuge bahere ku 15,000 ashaka kujya yivuza neza nk'umuntu yivuza kuri Rama cyangwa yivuza ku bindi bwishingizi kuri abivuza abayemerewe serivisi mu bitaro bitandukanye za privé n'izindi kuri yazijyaho urambwira umuntu wemera gufata 15,000 mu ntoki bakuba 7 akajyana akadeposit cyarimwe ku mwaka urambwira ko bizoroha ntabwo ari cyarimwe wemeye kwishyura muri wa mwaka utarashira urimo kumaza wishyura buhoro buhoro kugiye mariyemo yego urambwira ko reba n'ubu ngubu inzego z'ibanze zibasha gufasha abaturage kugira ngo bishyure mituweli zirabashishikariza cyane ko bino mu mihigo inzego z'ibanze n'inshingano zabo ni inshingano nizo ari inshingano urambwira ko byari bigoranye umuturage kubona 3 uzajya kwibutsa umuntu wa 15 ariko wanyumvisha nabi 3 nashaka bizagumewe cyangwa bizamashye no kuri 5 ntibajye kuri ariko watanze 15 serivisi zahabwa ntazace mu murongo kandi bizafasha no kugabanya imirongo 70%. Ibihumbi 105 ku bantu 7 umuntu yahisemo ko ari 15,000. Kumbwira ngo umuntu uramwibutsa kwishyura 105 aka kanya. Reka nkubwire. Nta kintu ku isi na kimwe cyoroha kibaho. N'ubuzima bwawe buri munsi bwose dushaka ko tuboka tukabaho. Yego. No kuvuga ngo ibishaka kugeraho byose baye umurongo wabigeraho. Ubwo se abanyeshuri ntibagiye ku ishuri. None se ababyeyi nibishazamo ibisubizo. Yego. None se abafanga ahantu bizo leta yababikira. Oya. Ntibidira uko rero. Hey. Ni imyumvire. Niko byakagenze. Ni imyumvire nicyo no guhindura gusa ku myumvire. Biragoranye birumvikana. Biragoranye pe. Sibyo? Ariko niba umuntu ashobora gufata umwana we udafite ubushobozi umwana amufata mushyire mu ishuri rya nayindi. Yego. Usiye ko byanahindutse nawe guhamagara abanyeshuri banashyirayo baribonye. Ariko wumva ko afite ubushobozi bwe ufite kuyumva haramukuta muri privé ashaka mu mafaranga menshi. Namahitamo y'iki y'umuntu. Mituweli bayitandukanye. Hajye ibyiciro. Hajye mu byiciro. Biri umuntu ajya mu cyo ashoboye. Mu cyiciro bagihe umurongo wacyo runaka uburyo ushobora kwivuzamo. Ariko niba umuntu ashobora kuba yatanga amafaranga menshi nko kugira ngo agire santé akabajya Faisal cyangwa akabajya CH cyangwa akabajya Kanombe atacimu banje kuzenguka ahantu henshi hagira amafaranga atanga atandukanye n'aba muturage wundi watanze 3. Sibyo ibyo bivuze iki? Bivuze ko mituweli bazayitabira cyane. Icyo navuze ikindi hari abaturage waruzi ko batazatanga. Yego. Ariko bazatanga menshi kuko azi ko yahawe serivisi n'ubwisanzu. Aba hariho n'ama clinique ashaka kubakira abajya kwiraga nta daciye handi hantu ibyo rwose abantu babyishyura kandi benshi kandi bizongera ubushobozi mituweli kugira ngo nayibone ubushobozi sibyo bwo kugushaka ya miti ifasha n'abandi navuga ko badafite amafaranga menshi. Yego. Ngiye mu narwo buryo nakemura ikibazo cya mituweli. Ibyo bibazo ko ari 2 cyane cyane mu gihe twatangiye tuganira ndabona ibintu 2. Yego. Icya mbere ni uko abakozi ba mituweli ubwabo nabo bakwiye kwivurizaho nk'itegeko. Ariko biragoye kubwira umuntu ngo utanga serivisi nziza utayemera. Sibyo? Noneho sibyo? Noneho barake n'amafaranga batandukanye bashya mu giciro habaho uburyo abantu bashaka kwivuza mu buryo aho bashaka muri bitaro nkuko zaramaze bikora ariko amafaranga atandukanye n'ayandi yo hasi moto yatangaga. Ndumva ari ubwo.
ubwo ni kwa ikiganiro ni kwa gicumbikira hano. Urakoze rwose, urakoze aho ngaho ufite uko ubyumva, utanze n'igitekerezo. Niko njya mbyumva. Oya, igitekerezo ni umusanzu ukomeye. Yewe ibintu dukora nta bujye buhanga cyane. Oya, ariko ngiye manavuze uko mbyumva. Oya, igitekerezo ni umusanzu ukomeye cyane ku bantu baba bashinzwe serivisi zitandukanye, cyane ko tuba tuhabereye rubanda. Iki rero nacyo ni ikindi cyifuzo cya gitekerezo cyatanzwe n'umunyarwanda, kandi twese turi abanyarwanda. Ababishinzwe barabyumva, nabo bafite uko babitekereza, batureberera kandi babona naho tugana. Rero murakoze cyane kudutega amatwi, mwe mwadukurikiye, abari mu nzego n'abandi batandukanye, n'abandi bakunzi bacu ba UNAP TV. Tubashishikarize gukomeza kubana natwe. Ku bindi ibitekerezo cyangwa inyunganizi, natwe mwatwandikira kuri comment cyangwa se mukamwaduhamagara kuri nimero iri hano hasi. Murakoze cyane. Murakoze Andrew. Murakoze nawe muzi.